ikaze kabisa kuba nanone ukurikiye Kodu TV. Ni ibihe byiza, ni igihe cyo kubona amakuru tuyagusangisha aho urubundi iwawe utigeze uvunika. Hanyuma uyu munsi ngiye kuvuga ku mugabo bita Ngabo Meddy kuva iwabo bagisezerana kugeza aho bigeze ubu ngubu. Ni Kodu Karivano, haba kuri Facebook, Twitter na Instagram. Kuba ko subscribe sari niba utarabikora ntacyo bisaba, gusa uretse gukanda kuri subscribe. Ndabizi ko ugiye kubikora kuko uri umuntu w'agaciro kuri njyewe. Mubwiye ko tugiye kuvuga kuri Ngabo Meddy kuva gifite umwaka ni mwinshi, kuva ababyeyi be bagishyingiranwa hanyuma kugeza hageze ubu ngubu. Ni intambwe ikomeye n'ibyo amaze kugeraho. Umusore Ngabo Meddy Dijobert uzi ku izina rya Meddy, ni umuhanzi wa R&B na pop hano mu Rwanda. Yavutse ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 8 1989 Bujumbura. Bujumbura akaba ari umurwa mukuru w'i Burundi. Avuka ku babyeyi babiri, ise yitwa Sindayihebura Alphonse, nyina yitwa Cyabukombe Alphonsine. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ubu ngubu nahagarara ku maguru yanjye abiri gushyiraho n'agatsitsino nkemeza ko ari we muhanzi uyoboye muri R&B na pop hano mu Rwanda. Niba wumva atari byo, muri comment ukora akazi umbwira uko ubyumva, ntacyo bitwaye, cyangwa unyandikire ku mbuga zanjye nkoranyambaga dukomeze tubane. Yaje kwiga rero mu ishuri ry'inshuke ryo twita nka nasari, ubu ngubu muri Ecole Independant. Akomeza muri primaire yiga kuri Ecole Saint Joseph, yiga no kuri Ecole Primaire La Colombière. Aza gukomeza secondaire yiga muri lycée La Colombière. Nibyarangiye gutyo ngira inama n'urubyiruko rwiyumvamo impano yo kuririmba n'ibindi byose biba byiza iyo uramutse waragize ute ubifatanyije no kwiga. Yaje gukomeza muri kaminuza, yiga muri KIST, yiga nanone hano i Kigali muri Yerika. Ariho yaje kuva akomeza ajya muri Amerika. Ubuzima butangiye gufata intego. Yatangiye umuziki akiri muto mu ndirimbo zikunzwe cyane, twagiye tumukundamo nk'igipimo n'izindi. Ariko ubu tuvugana Ngabo Meddy ari mu mujyi wa Kigali mwibanga rikomeye. Mbabwira ko kuri uyu wa kabiri saa 5:17 nibwo yurutse indege ku kibuga cy'indege i Kanombe. Mwibanga mvuga rikomeye kugira ibitu bimenye byagoranye. Yaje akomoka muri Ethiopia, aho yari avuye gusura sebukwe. Sebukwe murabizi afite umukunzi w'umunya Ethiopia. Hanyuma bagiye muri Ethiopia, muri Shelisheli, barafite igitaramo. Yari ariyo ari kumwe n'umukunzi we yamuherekeje, niho bavuye bajya muri Ethiopia. Havaza hano i Kigali. Ngabo Meddy Kigali mu mishinga bwoko ki? Ndi Kodu Karivano. Dukomeze tubane. Nakubwiye yuko gukora subscribe ntacyo bisaba, just n'ugukirika bikaba birarangiye. Niyo mpamvu mbizi neza kuri umuntu w'agaciro, cyane cyane abanyakigali sari. Reka twikomereze. Aje mu Rwanda mu bikorwa bitandukanye ku itariki 7 nyuma y'umunsi wo kwita izina ingagi 25 ubwo n'abana b'ingagi 25. Afite igitaramo agomba gukorera hano mu Rwanda. Si ibyo gusa, afite na video indirimbo ze agiye gukorera amashusho, n'indirimbo yitwa Ondero yakoranye na DJ Pauline bafatanyije na MB Data wo mu Burundi. Ubu ngubu naje kuyishutinga hano mu mujyi wa Kigali. Ngabo Meddy ni umunyarwanda uzi udushya twishi, kandi ari hano mu Rwanda nyuma yo kuhava nanone muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere mu gitaramo cya East African Party. Yakoze igitaramo cy'Amateka, bari bahari murabizi. Ntago ari ibintu byo kugarukaho, ariko ni ibintu byinshi kandi by'agaciro. Nibura kugira umuntu uhagarira u Rwanda nka gutya ni by'agaciro. Niyo mpamvu ntago nabura kubivugaho. Hanyuma amateka arahinduka. Amateka arahinduka. Ngabo Meddy kuri stage imwe na niyo umuhanzi wa R&B wo muri Amerika. Tumuzi ku ndirimbo zitandukanye, ndabizi ko niyo mumuzi ku bantu mukurikirana indirimbo zo hanze cyane muri Amerika. Bagiye kujya kuri stage imwe ku itariki 7 z'ukwa 9. Umuhango wo kwita izina abana b'ingagi urangiye. Kubyitabira ubu ngubu
ibiciro byamenyekanye ku 2025 n'ibindi bitandukanye babisanga ku rubuga rwa RDB. Kizabera muri Convention Center. Kwitabira umuhango wo kwita ingagi amazina byo n'ubuntu, kwiyandikisha 5,500 bimaze kwiyandikisha. Nubikeneye nawe yabikora. Wakoze kuba wakurikiye Jean Kodu Karevano. Ariko none sinahasoza iyi nkuru, nagarutse ku kintu kiri kuvugwa cyane hano mu Rwanda. Umuhanzi n'umuvanzi w'umuziki DJ Maru nakoranye indirimbo na Marai, kumenyerewe mu mivugo n'inkinamico, ariko yaririmbyemo amagambo 13 ye yonyine mu ndirimbo. Hanyuma ibi byatunguranye bitera n'ikibazo cyane ku mbuga nkoranyambaga, baramwibasira umusaza, ariko nta kindi ndirimbo iri kurebwa. Iyi ndirimbo ikaba yasohotse imaze iminsi 2, ariko nabyo ni ngombwa. Mugani umuntu abakeneye hiti, uburyo bamuvuga ni nako views ziyongera. Hanyuma dukomeze tubane, amakuru yose aho yaba ari ngomba kuyasangayo. Komeza ubane na Jean Kodu Karevano, ukore subscribe, nkurikire ku mbuga zanjye nkoranyambaga, buri kimwe cyose tukinyuza aha ngaha. Be with us. Uyu mwaka ni noma waze, dukomeze tubane. Hasta la vista.